kubera ko twebwe n'ibindi byari izacu. Niba koko warizeye umunsi wizera wari wicaye mu iteraniro ry'abantu benshi, mwizeye muri bake ibyo ari byo byose si mwese cyangwa ni nawe wenyine, utekereza ko ari ubwenge warushije abo bantu bose? Niba koko Imana itaragutoranyije kera, utekereza ko ari ubwenge warushije abo bantu bose? Urukundo rugaragazwa n'iki? Urukundo rw'abantu babiri, haba harimo watangije urukundo. Ntabwo mwese mukora urukundo ngo mukundane, ahubwo habaho iki? Habaho gukunda no kwakira urukundo rukabaho. Nuko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembye bakayireba, bagakira uburibwe bakaba bazima, kubw'imbabazi z'Uwiteka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Umuwaririmbye yavuze ngo mu gihe gikwiriye Yesu yapfiriye abanyabyaha, none mu gihe gikwiriye natwe Imana itugiriye ubuntu. Si twebwe twicaye aha gusa, ahubwo ni muri rusange iyi si yacu, n'abumvise ubutumwa bwiza bose n'abatarabwumva ariko bazabwumva, kuko Kristo ntazaza abantu bose batarumva ubutumwa bwiza. Niko yatubwiye. Imana itugiriye ubuntu rero, tugize uyu mugisha, tugiye kuba hano muri aka kanya tuganire ku butumwa bwiza, tuganire byinshi. Ariko mbere y'ibindi bintu byose, nge n'aba bavandimwe dukwiriye kubanza kwiragiza Imana. Niko abanyarwanda kera bakizera Imana bavugaga, ariko n'ubu turayizera. Bavugaga bati nabanje Imana. Natwe rero mbere y'ibindi bintu byose, mbere yo kwivuga no kuvuga ikiduteranyirije hano nyirizina, reka tubanze dusenge. Ndi kumwe rero n'abavandimwe, ni abakirisitu cyane, muraza kubamenya. Reka nakire uyu uri iburyo bwanjye adufashe gusenga, ubundi izindi gahunda zose tuzikomeze. Reka dushime Imana. Mana, turi imbere y'ubwiza bwawe, tugushime kubw'ubuntu bwawe butagira akagero, tugushime kubw'ineza yawe. Wacu yaravuze ngo mbega ubuntu butavugwa, bwankuyeho imigozi, bwankuyeho imigozi, bwankuyeho imigozi. Tugushime ko waduhinduye abera, abaziranenge, abatagawa. Tugushime ko watugize abana b'Imana Mwami. Wacu yaravuze ngo sitwari kuba abana b'Imana, ariko dushime ko kubinyuze muri Kristo waduhinduye kuba abana mu rugo, mu ijuru akaba ari mu rugo, tukaba turi abaragwa b'amasezerano Mwami, tubeshejwe no kwizera. Uro kwizerwa, uro kwiringirwa, nimero bane natwe ubwo Mwami Imana tugiye kubaho n'utugana ijambo ryawe. Bwiza bwawe komeze kutubaho, ineza yawe komeze kuyumva, komeze kuturengera Mwami, tubone ukuboko kwawe. Urakoze kuri Imana ikomeye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Arakoze cyane umuvandimwe, Imana imuhe umugisha rwose, aradusengeye kandi neza. Hanyuma reka dutangire twibwira abadukurikiye. Ngewe mubona uri hagati y'aba bagabo, nitwa Mutabazi Godfrey. Yesu yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana, ndizera, arankiza. Niwe wancunguje amaraso, ndizera mvuko bwa kabiri. Iyo nkizemo icyo kintu seve ihita yuzura ko navutse ubwa kabiri. Ubwo n'ibindi byose birimo, ndumva ibyo ngibyo bihagije ku mwirondoro wanjye. Ngira ngo n'umuvandimwe umaze kudusengera aratwibwira, n'umuvandimwe wo hirya twibwire. Imana ishimwe, nezerewe kuba ndi aha ngaha. Nitwa Sebazungu Jacques, ndi imbohe ya Kristo. Ndi imbohe ya Kristo. Nandi mvuga ngo, kandi niko nkunda kuvuga ngo ko nta deni dufite uretse ideni rimwe ryo kwamamaza Kristo w'amakazuka. Nicyo mbereyeho rero, nicyo ngicyo, ni uwo mutima wanjye. Imana duhana umugisha, murakoze. Imana ishimwe cyane. Nange nitwa Bonheur, ndumukizwa wakijwe bwo kwizera Kristo, atari kubw'imirimo yanjye, atari kubwo kwizera ikindi cyose. Nizeye Yesu, ampa ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana, ndamushimira. Nange Imana impaye buno buntu bwo kuba muri uno mwanya. Imana nzikira ibihe byiza turi aha ngaha. Uwiteka ashimwe cyane. Barakoze cyane Sebazungu Jacques na Didier Bonheur. Nkunze cyane ko bose bashyizemo ko ari imbohe z'ubutumwa bwiza, bakaba bavuga butumwa, baba mu byanditswe rero cyane
niho tugiye kuba tugiye kuganira ku kintu kimwe gusa. Umuvandimwe, ubwo nimwita umuvandimwe kuko Kristo ari imfura muri bene se benshi, ubwo na Paul ni umuvandimwe wanjye, nanjye nkaba umuvandimwe wabo. Yandikiye Abaroma mu gice cya 9 guhera ku murongo wa 11 kugera ku wa 18, abasobanurira ukuntu Imana yakunze Yakobo ikanga Esawu. Ngira ngo mu nkundire mpabasomere, hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye rwose. Guhera ku murongo wa 11 ngo kandi si ibyo gusa, ahubwo narebe kubwo yari afite inda atwitswe n'umwe ari we Isaka sogokuruza, nawe yabwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nk'uko byanditswe ngo Yakobo naramukunze na Esawu naramwanze. Kandi yabibwiwe abana bataravuka kandi batarakora icyiza cyangwa ikibi, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho. Aka kantu mukumve, ngo iby'Imana yagambiriye itoranya bibeho. Itoranya rwose tuhaca akarongo. Itoranya bibeho bitavuye ku mirimo, ahubwo bivuye kuri iyo ihamagara. Hanyuma rero ni henshi Pawulo murabizi yari umuntu w'umunyabutumwa bwiza. Abaroma 8:29 yarababwiye ngo abo yamenye kera yabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Yohana 6:44 Yesu abwiriza abantu iby'umutsima w'ubugingo, arangije ababwira ko nta muntu ushobora kuza ahari atarehejwe na se. Rero umuteologiste ukomeye w'umuhanga John Calvin, ndibeshe ni John Calvin, akuramo teoloji nziza cyane, ndetse n'abajya basoma ibitabo byitwa Lost Bible bavuga ko hari igitabo cya Toma kitashyizwe muri Bibiliya, ariko kivuga nk'ibi ngiye kubabwira. Kivuga ko hari abantu biteguriwe agakiza kera cyane, ndetse Imana yakabateguriye ikiremisi. Kuko mwumvise ko Paulo avuze ngo ibyo Imana yagambiriye itoranya, kandi yakunze Yakobo yanga Esawu. No mu Baroma ngabo yamenye kera yarabatoranije. Akantu ko gutoranywa rero John Calvin akuramo iyo teoloji ivuga ngo rwose hari abantu biteguriwe agakiza kera, uko bazakata kose bazahura nako. Kavuga ko n'abandi rero wenda ntagabo tujye tubatindaho, ariko uko biri kose si bose, kuko hari abazarimbuka niko birivuga. Ubwo rero abo bazarimbuka n'abatarakiteguriwe kera. Rero ubwo nicyo kintu tugiye kuganiraho rwose. Abavandimwe baraha bavuze ko ari abanyabutumwa bwiza, natwe turi deep mu byanditswe. Imana yatubwiye ko Bibiliya ari umuyobozi, niwe tugiye gukoresha muri aka kanya. Tubane maso rero twumve ikiri ijambo ry'Imana mu by'ukuri rivuga. Sebazungu Jacques, uyu murongo nsomye Paulo yabwiye Abaroma, akababwira ko Imana yakunze Yakobo ikanga Esawu, ibyo ikabikora bakiri mu nda. Aho ntiwaba ushatse kutubwira ko koko Imana itoranya umuntu itaravuka? Kandi si nibyo gusa, na Yeremiya niko yamubwiye, nakumenye ntarakurema. Ya ubisobanura ute? Okay, murakoze. Icyo nkuko twabibonye ngo nawe yabibwiye Abaroma 11:13 ngo nawe yabibwiwe ngo umukuru azaba umugaragu w'umuto, nkuko byanditswe ngo Yakobo naramukunze naho Esawu naramwanze. Ariho ikibazo turimo tuganira kirimo gikomoka. Cyose hari abantu Imana yaremye bazarimbuka icyo bakora icyo ari cyo cyose, hari nabo Imana yaremye bazajya mu ijuru icyo bakora icyo ari cyo cyose. Nkurikije ku cyo wavuze rero ndavuga ibintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere ndi buvuge ni kijyanye no kumenya uburyo umuntu akura isomo muri Bibiliya, akura isomo ry'icyo Bibiliya ishaka kwigisha. Ntago ushobora gukura isomo muri Bibiliya wubakiye ku murongo umwe wa Bibiliya. Kugira ngo wibuke kuri isomo muri Bibiliya nuko umenya ese isezerano ryose, niba ari isezerano rya kera ryose, Bibiliya muri rusange ivuga iki? Yego. Wayivamo ukagera mu cyitwa isezerano ryose rivuga iki? Niba turabizi tugira amasezerano, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ibyo nabyo biba mu bwiro kumenya isezerano ritangirira naho rirangira, kuko abenshi bakunda kugira ngo isezerano rya kera ni kuva mu itangiro kujya muri Maraki, irishya rikaba kuva kuri Matayo kugera mu byahishuwe. Ariko iyo usomye biraneza uyinjiyemo ubona ko isezerano rishya ritangira nyuma y'uko Kristo
abambwe yarangiza akanazuka, ni isezerano rishya ritangirira. Iki kintu ni ingenzi cyane kugira ngo twumve tubone igisubizo. Ikindi, isezerano rya kera iyo turivuga ryo tubona ko ryarimo amasezerano menshi, ariko iryo dushaka kwibanda tuvuze isezerano rya kera ni isezerano ry'amategeko. Amategeko Imana aha abantu. Rero iyo usoma Bibiliya kugira ngo ukore isomo neza muri Bibiliya, biba ngombwa ko wibaza ese isezerano niba ari mu isezerano ry'amategeko ni gute bavuga ikintu, mu isezerano rishya ni gute bavuga ikintu. Reka tugaruka kuri cya kibazo rero. Icyo ngicyo nicyo gituma nk'iyo usomye isezerano ukarivamo ukamenya ese igitabo muri rusange kivuga iki, ukava ku gitabo ukamenya umurongo, niho ubasha gukurura umurongo wa nyawe icyo ushaka kuvuga. Icyo nicyo gituma rero mu kumenya icyo Bibiliya ishaka kuvuga kizira guhita wubakira ku murongo umwe, kubera yuko iyo isomo rimwe rigonga irindi biba bipfuye. Niyo mpamvu reka nkoresha umurongo twese tuzi. Bibiliya ivuga ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane, Yohana 3:16, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese, akantu ushaka kuvuga nako ngako kitwa wese, umwizera wese. Ndashaka gutina ku kintu kivuga ngo umwizera wese na wese, kuko wese niyo itanga icyitwa general calling y'abantu bose. Imana itarobanuye ku butoni igahamagara abantu bose, ariko igashyiraho ikintu kimwe cyitwa umwizera. Icyo rero kikaba ari igisubizo kigaragaza yuko uko gutoranwa Imana yatoranije abantu bose, ariko igashyiraho ikintu kimwe cyitwa kwizera. Rero gutoranywa ntabwo gukuraho cya kintu cyitwa kwizera. Hanyuma aka kabiri nashaka kuvuga nakajyanye nuko tugomba kumenya kugira ngo twumve neza kino gice. Hari icyo muri Bibiliya mu buvanganzo bwa Bibiliya iyo bayivuga muzana nk'isezerano rya kera, aho ivuga ikintu kimwe ishaka kuringaniza cyose. Nicyo hano ubundi Paulo aba arimo avuga iyo yandikira Abaroma ngo nakunze Yakobo, ntabwo aba ashaka kuvuga Yakobo, ahubwo ibishaka kuvuga mu mugambi mugari w'agakiza, uburyo hari igihe Imana irimo ishaka uburyo bwo gucungura abantu, yahisemo kujyana isezerano na Isiraheli. Ntabwo ishaka kuvuga ko hari umuntu runaka yakunze undi kamwanga, ahubwo mu buvanganzo bwa Bibiliya yivuze ikintu ishatse kuvuga ubwoko runaka Imana yakunze. Niyo mpamvu avuze ngo nakunze Yakobo, yivuze Yakobo ni Isiraheli, ariho amategeko n'isezerano ryose ryarebaga kuri bo. Esawu ndamwanga, ntabwo icyo nacyo ndaza kukivuga ku murongo ku cya gatatu, ntabwo ari ukumwanga kuzuye kundi, ahubwo bigaragaza ni Imana imishaka umugambi wo kuducungura. Kuko tubona n'abanyamahanga bandi bizeraga mu isezerano rya kera nabo bagahinduka abana b'Imana. Urugero, Kalebu ni yari Umusiraheli, urumva si na Kalebu gusa, Namani ntabwo ari Umusiraheli. Bigaragaza ko isezerano ryari hari, ahubwo ni nko gushaka guhindura u Rwanda nkafata mwebwe batatu kugira ngo mbigishe. Icya gatatu rero ugomba kwirinda kugira ari nacyo gisubizo cy'iki ngiki navugaho, nicyo nari mvuze ngo kuvuga ngo nakunze uyu ndamwanga, ntabwo ari kuvuga ngo nuko Imana ifite abantu runaka bazajya mu ijoro yawe, ntabwo ariko bimeze. Ahubwo irimo iradusobanurira ubwiru bw'ijambo ry'Imana ryaringanijwe kugeza muri kino gihe cyacu. Yego urakoze. Arakoze cyane Jacques, rwose abisobanuye neza. Tubwiye ko Imana ivuze ko yakunze Yakobo, itabivuze Yakobo tuzi muri Isiraheli, ahubwo ivuze nyine ishyanga runaka yatanzeho nka sample kugira ngo iducungure twese. Ariko hari ahantu yavuze sigarana ikibazo, kugira ngo umwizera wese. Ese Evangeliste Bonheur, niba koko Imana yaratanze umwana we kugira ngo umwizera wese atarimbuka, nkawe Bonheur, ikibazo ni yego cyangwa hoya? Wumva wahitamo kwizera Imana ubwirijwe ubutumwa bwiza, wumva wahitamo kwizera Imana? Urakoze. Yego, sinzi ko ndagusubiza yego cyangwa hoya, ahubwo nengana na n'umuvandimwe Sebazungu yego atubwira ku cyo kwizera. Yego, kwizera rwose ko iyo impamvu binavuga gutya, yego, wabukuyemo umumaro wo kwizera Imana. Subije rero ntabwo ari icyo dukora, ntabwo ari umurimo. Hari urugero rwiza tujya
nakunze umuvandimwe yampaye, umuntu aguhaye inzu, yego umuntu yubatse inzu yego noneho yamara kuyubaka akayishyira hariya, yego agahamagara boneri yego akamuha inzu, yego boneri nkayakira. yego Iyo nzu umuntu ambajije ati se iyo nzu nshaka kumubwira ngo ni iyanjye nayihawe na kanaka, yego sibyo? Ariko n'inzu ni ya kanaka. yego Boneri nubwo mvuze ni iyanjye nta murimo n'umwe urimo nakoze, yego ariko iyo nayakira inzu simba nyirimo. yego Nshaka kuvuga iki rero? yego Mu gitabo cya Yohana ubutumwa bwiza yandika atubwira iby'umucyo ari we Kristo, yavuze ko umucyo wabonetse ngo utsinda umwijima, cyangwa navuga neza ngo umwijima ni wawutsinda. yego Ngo rero ngo uwo jambo ngo azamure kabe ntibamumenye, yego ngo ariko abamwemeye bose mu cyangwa birekera bavuga ngo abamwakiriye yego bakizera bakemera bakizera izina rye, yego yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana kuba b'Imana. abana b'Imana. Navuga iki rero? yego Nico twe duhamagarirwa, ni ukwakira urwo rukundo rw'Imana yego no mu buzima busanzwe. Tuzane mu buryo busanzwe umuntu ashobora kubyumvamo byoroshye. Urukundo rugaragazwa n'iki? Urukundo rw'abantu babiri, yego abarimo watangije urukundo, yego ntago mwese mukora urukundo ngo mukundane, yego ahubwo habaho iki? Habaho gukunda no kwakira urukundo rukabaho. yego Natwe rero Yesu yaradukunze, yaradukunze. Imana iradukunda, idukunda urukundo. Saba tubwiye mu 3:16 yakunze abari mu isi. yego Nubwo rwose abari mu isi babaye babi, yego bakigomeka ku Mana mu itangiro niko batubwira, ariko Imana ntiyakunze rwose ko bapfa nkuko byari byanditse ko ugomeye Imana ukoze icyaha igihembo cy'icyaha n'urupfu. yego Urukundo rw'Imana rero rugaragara rwose ko rwabaye ku bantu, nta nubwo rwabayeho bakimara gukora icyaha, ahubwo rwabahozeho. Urwo rukundo rw'Imana, Imana iguma kudukunda. Muri kino gihe rero idusaba iki? Urwo rukundo si cyo dukora, ahubwo urukundo iyo rukugezeho ukarwishurirwa, yego urarwakira muri wowe ukaba umukunzi w'Imana. Nicyo nakita kwizera. aha ngize ikibazo aho ngaho kandi ndakibaza wowe cyane. Uwaririmbye yuzuye umwuka yaravuze ngo numara kumwemeraho umukiza wawe uhamye mu bandi ibyagukoreye, usaba Imana ibahishurire Yesu. None niba koko Imana ibitaratoranyije umuntu, niba ngo ni aho ntibyaba bishatse kuba kwimura, yavuze ati kuguhishurira n'ubundi yaragutoranyije kera, wenda iraguhishura uwo munsi, ariko hari abandi nyine itari buhishurire. Ugize neza. Hari umurongo nshaka gusoma kugira ngo mpuze n'ikibazo cyawe, noneho mbone uko ngusubize. Mu byakozwe n'intumwa 13:48 yego nibo abantu bakunda gukoresha gutya, ariko nagira ubuntu ngiye si Imana navuga ngo irabimpishurira, sinabyumva gutyo, ahubwo mbivuga ukundi ukuntu. Abanyamahanga babyumvise batyo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana. Abari batoranirijwe ubugingo buhoraho bose, ongera uhasubiremo, abari batoranirijwe ubugingo buhoraho bose barizera. Amen. Amen. Ariko sinzi yo twara n'ibi bintu, Yesu ni mwiza pe. Kubera ko twebwe n'ibi ngibi byari izacu. Yego. Siko bimeze? Niko Yohana niko Paulo yavuze. Rero mpereye kuri origin, uvuzemo abanyamahanga. Uhituza kuri Yakobo igihe yabwiraga abana be ngo ibizabaho, yabwiye idaramuga ngo muri wowe hazakomokamo ngo inkoni ngo izaba inkoni y'ubutware ngo izaba ku bitugu bye, ngo nguwo ngo abahanga azamwumvira. Yego. Dushimira Imana rero yasoje sezano ryayo, nazo twitwa abana b'Imana. Mbivugiye iki rero? Ikibazo rumbajije nta yindi mpamvu mbivugiye, nuko abantu benshi dutinda ahangaha. Uwiteka Imana akora mu buryo bwe. Yego. Uyu murongo abatoranijwe ubugingo muri icyo gihe bari kwigisha, igihe intumwa zigishaga, ab'Imana yihishuriye, bamenye muri ubutumwa bwiza, barizera. Ugahita uza muri cyo Paulo yanditse, abizera bahamagarirwa iki? Kunga abantu n'Imana. Ni ukuvuga ngo Bibiliya nuko itavuga all information,
ariko abangaba bizeye nabo basigaye babwiriza ubutumwa bwiza, kuko tubona mu nzandiko za Pawulo hari abo bigishaga bagasigara bakora umurimo, bagatuma n'abandi bagira ute babazana kuri Kristo bakizera Imana. Mu yandi magambo, uyu mudugudu usaba ngaba bonyine bizeye, ushatse kuvuga ko ari abangaba batoranijwe, waba uri wrong, kuko aba batoranijwe basigaye umurimo wo guhamagarira abandi kugira ute biyunge n'Imana nabo bizeye. Ubwo ngusubiza ko atari aba batoranijwe gusa, ahubwo mu kino gihe bigisha, Imana yashimye ko abangaba bahishurirwa mu mugambi wayo kugira ngo bazunga abandi n'Imana. Noneho rero nka nsoza nka gende mu rukundo rw'Imana muri ubwo buryo. Uwiteka Imana yadukunze gutyo, nta dutoranya rwose. Yaba dutoranya sinzi ko ntabwo byari gukunda ko tugera n'iki gihe, kuko yaba dutoranya yakabaye hariho prison, niko ntekereza mu bitekerezo byanjye, ntabwo ari bibilico. Ubwo yaba dutoranywa hakabayeho abatoranijwe bagomera Imana, kuko batoranijwe hakabaho uburyo bafungirwa nk'irahirya, kuko Uwiteka Imana adashaka ko baba babi, noneho bamara bakizera bagakira. Igihe muri runaka abahaye igihano bakirangije bakaza. Ariko mbona kino gihe Imana yashimye ko iduha urukundo rwayo, urwizera urwakira rugakora umurimo wo kumeza muri rukamuha ubugingo, rukamurikira ubuzima bwe agakira. Yamara gukira akavuga ya nkuru nziza, wa mucyo ukagera ku bandi n'abandi bakizera bakabaho. Arakoze cyane Evangeliste uri ibumoso bwanjye. Jacques ati umwizera wese, ako kantu ndagatindaho cyane. Ndagira ngo nkubaze ikibazo. Imana yatanze umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Niba koko hatabaho akantu ko gutorana, tekereza uburyo ubugingo buhoraho ari ikintu gihambaye. Umuntu wabibwira akananirwa kubyumva ninde? Icyo kibazo wenda gishobora kuba kiri samuhawe kitari based kuri Bible, ariko bitekereze nk'umuntu. Umuntu wabibwira koko akananirwa kubyumva, niba koko atari ugutoranywa kwa kera. Ikindi kibazo urasubizanya n'icyo ngicyo. Niba koko warizeye, umunsi wizera wari wicaye mu iteraniro ry'abantu benshi, mwizeye muri bake, ibyo ari byo byose si mwese, cyangwa ni nawe wenyine, utekereza ko ari ubwenge warushije abo bantu bose? Niba koko Imana itaragutoranyije kera, utekereza ko ari ubwenge warushije abo bantu bose? Nuko suza ubwenge bwinshi, nuko wari wicaye imbere se? Ibyo bibazo bibiri ubidusubize neza ukoresheje igihe neza. Urakoze cyane. Nuko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembye bakayireba, bagakira uburibwe bakaba bazima, kubw'imbabazi z'Uwiteka. Amen. Nicyo ngicyo nshyize mu magambo makeya, ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti, abarembye bakayireba bagakira uburibwe. Byagenze bite? Inzoka zaraje zirumya abantu, abantu bafatwa n'ubusabwe bwazo, umara bwazo urafata burabica. Imana iraza ibwira Mose, avuga ati Mose rero, umva ko bari abantu bagomba gukina, genda ucure inzoka imeze nk'iyo ngiyo. N'ubwiru ucure inzoka imeze nk'iyo ngiyo mu muringa, nurangiza uyimanike ku giti, hanyuma umuntu inzoka izagirya ikamuruma, yarangiza akayihangaho amazi, azajya akira. Ariko uzi igitangaza, abantu bamwe babafite n'aya Mose, numva byo bivuzwe n'iki? Babivuze ku mutima wabo, umutima wabo bwite, umutima wabo bwite. Icyo ni ikintu cy'ingenzi bwite uyizirikane, kubera ko iba mu rukundo rw'Imana. Imana ntabwo yagennye gusunika abantu dufate nk'amarobo. Urumva, niyo mpamvu ibyo bitabayeho abazarimbuka baba barenganye, ahubwo mu rukundo yashimye ko umuntu akoresha amahitamo ye, ayihitamo. Yahisemo akoresha amarangamutima ye, ariko bamwe akayareka. Ni ibya Mose, biriya ni ibya Mose. Abo ngabo rero baranje barapfa. Ubwo buryo bwabaye rero bigenda gutya.
niko n'uyu munsi bigenda, niko no mu materaniro nakirijwemo byagenze, urumva nuko nguko. Wenda reka nsome umurongo kugira ubyumve. N'umwami na Yohana yabisubiyemo yandika, aravuga ngo mu bice byaho bitatu, aravuga ngo abisubiramo avuga ngo kandi nk'uko Mose yamanitse 14, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Nicyo rwose. Aha, urakoze cyane Jacques, Imana iguhe umugisha. Ikibazo ndakubaza rwose Evangeliste, urasubiza yego cyangwa hoya. Ni ibibazo nka bibiri, icyo ndakwemerera gusobanura ni icya gatatu bitewe n'ibyo uri wansubije. Imana ni Alpha na Omega. Imana imenya byose, imenya byose. Imana izi niba nzarimbuka cyangwa ntazarimbuka. Yego irabizi. None usobanura ute niba itarandemeye koko kurimbuka? Mfite ikibazo ko nzarimbuka kandi ariko yabigereye kuko kuva mu byaha byarananiye. Niba koko itarabigereye kandi ikaba ibizi ko nzarimbuka, aho ndamutse nizeye ntakira kandi bizi ko nzarimbuka, z'urumva sinaba mwiriye icyiza kandi bizi. Subiza icyo kibazo cyane. Urakoze. Imana izi byose, Imana ni Alpha na Omega. Imana irabizi ko ngego neri rwose nintizera Yesu nzarimbuka pe. Biri iravuga iriya mbonye amaraso Yesu ndaye ikirane gukunda ahubwo n'ikirane. Ngusubije rero, Imana rwose ikizi byose. Nimara gutandukanywa nayo, ngewe nagiye kure y'Imana. Mvuka nandi, mvuka ndi mubi rwose. Ubuzima bwanjye uko bumeze, aho bunganisha ni mu rupfu. Biravangwe mu by'ibyaha ni urupfu, sibyo? Ndatinya ijambo Pawulo yandikiye Abaroma mu bice bya 2, ariko usobanura ukuntu rwose umujinya w'Imana ngo wadukijwe n'ububi bw'abantu, ngo bakora ibyaha bakigisha n'abandi kubikora, ngo bagashima n'ababikora. Abo ngabo ngo noneho ngo babikora ngo bazi ko bazanapfa. Uri kumva? Nuko rero Bibiliya bundi bivuga neza, umutima w'Imana uje Imana muri Bibiliya rwose. Imana mu rubanza ruransinda, irabizi ko rwose nzarimbuka. Amen. Ariko ndakunda Imana. Yampaye ubuntu bugeretse ku bundi. Ubuntu bwa mbere yangiriye nuko Imana yanze ko ngewe Bonheur, ngewe umunyabyaha, ntiyashima rwose ko napfa. Muri yo kuva kera n'isi itararemwa, muri yo urukundo rwayo biravuga ngo nirwo ruhereza kwihana. Uri kumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo Imana yarankunze irangije imba Yesu. Amen. Yewe wari ukwiriye gupfa nishwe n'ibyaha byanjye, imba Yesu ngo ngire muzima muri yo. Amen. Kuko rero Bonheur izi ko nzarimbuka, ariko anabizi ko nizera Yesu nzagira ute? Nzakira. Ikizandimbura rero siyo yagannye ko nzarimbuka, kuko Imana si yagennye ko nzarimbuka, ahubwo ibizaha byanjye ibihembo byabyo ni urupfu. Mu rubanza rwose kinkwiye ni ugupfa, kabaho muri ubwo buzima bubabaje gutyo iteka. Ariko nubwo bimeze gutyo, Imana yampaye Yesu kugira ngo inyere ku rukundo rwayo inkunda. Nimwizera mu cyimbo cyo gupfa mbone kubaho, mbone ubuzima bushya. Nicyo Kristo ngo yaje kimuzuye, niko Yohana yanditse ngo yaje yuzuye ubugingo, ngo kandi ubwo bugingo bwari urumuri rw'umuntu. Ngo icyo ishaka rero ni uko umuntu ngo abone ubugingo kandi bugize ute? Bwinshi. Haleluya. Amen. Muri icyo ngicyo rero, muri urwo rukundo rw'Imana, nubwo rwose Imana nintizera nzarimbuka. Amen. Ariko nabwo irabizi ko neza iri 100% yuko ninizera Kristo Yesu, ngiwe Bonheur nzaba intungane mu maso yayo, ntazatinya kureba Imana ubwo Kristo ngo azerekanwa nzasa nawe. Nazirabizi rwose yuko ninizera bizangendekera gutyo, ninakira urwo rukundo rw'Imana
Uwiteka yeretse isi, Uwiteka yazanye ku isi, Yego. Uwiteka yashitse ko abantu babona. yego Mu yandi magambo rero, mu magambo make yoroshye, yego Uwiteka rwose urumva ko nawe azi byose, azi byose kugira ngo urumva ko abizi, arabizi rwose ko nakoze ibyaha kandi ni urupfu. Kandi uwo muriro biravuga ngo wategura Satani, yego nanjye rwose nintizera aho ngaho rwose ndiyo, Yego. ariko iranabizi rwose ko ninizera Kristo Yesu yego nzaba rwo gutungane bw'Imana, nzakiranuka imbere yayo. Imana iguha umugisha Amen. cyane mu ijambo rimwe udisubiza mu nteruro ebyiri. Bibiliya ivuga inshuro nyinshi ijambo gutoranywa. Abatowe ni benshi, abatoranijwe ni bake. Abo yamenye kera yarabatoranije. Uwo dusomeye mu byakozwe n'intumwa b'Imana yari yatoranije, barizera. Mu nteruro zitarenze 3 ijambo gutoranywa warisobanurira gute umuntu ushaka kwizera Yesu ariko ataramwakira ngo akire akizwe urupfu rw'iteka ryose? Rwose urakoze. Njyewe mu magambo makeya, gutoranya kw'Imana yego rwose niko, ariko si kuvuga ko kuri, ahubwo Imana yego yadutoranyije muri Kristo Yesu. Mu magambo make nicyo navuga, ingo yadutoranyije muri Kristo Yesu. Imana yadutoranije muri Kristo Yesu. Nicyo rwose numva, Yego. niko ngewe fata ugutoranya kw'Imana cyangwa kurobanura kw'Imana. Yego. Sebazungu Jacques, ijambo gutoranywa muri Bibiliya, ahantu hose Bibiliya ivuga gutoranywa hose haba hari ugutoranywa, haba hari ugutorwa. Mu nteruro 3 dusobanurire iki Imana ivugiye mu gutoranywa, niba koko atari uko kwa kera ngewe najyaga niyumvisha. Dusobanurire ukuri kwa nyako kuri mu ijambo gutoranywa riba muri Bibiliya kandi rikaba ahantu henshi. Mu magambo makeya ndaza no gutanga urugero kugira byumvikane neza. Yego. Icyo mu magambo make y'Imana ivuze gutoranya, ivuga iby'umugambi wayo mugari yaringanije. Ibyo ngibyo nicyo mu Cyongereza twita proactive act of God. Yego. Ariko no muri Bibiliya mu Kinyarwanda ngo magarara mu itangiriro nkamenya iherezo. Nimvuga icyo ngicyo rero, yuko Imana agarara mu itangiriro ikamenya iherezo, Yego. ntago ibintu igenda ikora kimwe kiba ari ikintu kiraho cyane nta kigenda ikindi kibe cyuzuye. Ahubwo iyo dusoma Bibiliya tugasoma isezerano rya kera, tubona yuko mu isezerano rya kera ni nka filime. Ubundi kugira filime yose uyumve agomba kureba igice cya mbere kandi igice cya kabiri. Yego. Rero kugira wumve umwuzuro, niba filime ifite isaha ugasoma ku gice cya ukageza ku minota wa 30 cyangwa 20, nyine ifilime biryoshye. Kuwa 55 ukabiryoshye. Rero byakugora kumva umunota 50 utageze wumva umurongo ku munota wa 10 wa 12. Nicyo rero mu isezerano rya kera Imana ririmo ikora, ariko naho igashyiramo uburyo bwo gucungura abantu. Niyo mpamvu kwizera twahoze tuvuga, kwizera byari naryo hame ryo ko abantu bazajya mu ijuru no mu isezerano rya kera. Bitewe n'iki nicyo kintu cyo mu Baheburayo 11 kivuga intwari zo kwizera, bagashyiramo abagabo b'abanyabyaha badashobotse badakunditse. Aburahamu wabeshye, Dawidi wasambanye, bigaragaza ko no muri cyaje kimeze kuriya kwizera rwari rwo rufunguzo. Hanyuma ahubwo uburyo bwo kugaragaza ko akwizera kwawe aribwo bwagiye buhinduka. Nko mu gihe cyaba Aburahamu, igihe cyaba Mose, na cyaba Dawidi kwari gutamba ibitambo. Hanyuma mu gihe cyaba Enoki, kuko no mu ntwari zo kwizera bavugamo Enoki, mu gihe cyaba Enoki kwizera kwagaraga no kumvira guturutse mu mutima nama w'umuntu. Hanyuma mu gihe cyacu rero twebwe ni ya filime yageze ku mwuzuro. Twe noneho byose byarakoze. Imana idusaba ikintu kimwe cyitwa kwizera mu cyo Kristo yujuje, ari nta yindi mihango tugomba kugeraho. Ibyo rero iyo Bibiliya ivuga gutoranwa twagize ni ikibirimo ivuga uburyo noneho kino gihe cyacu cya Kristo yakiringanije kera. Ukwera kwacu kakuringaniza kera, gucyanuka kwacu kakuringaniza kera, kugira noneho tugusohoremo muri kino gihe, tugusohemo muri Kristo. Aricyo Paul ubundi yavugiye yandikira Abefeso abarimo avuga. Iyo yandikira Abefeso igice cyaho cya mbere
Imana ishimwe ndafashijwe. ibyanditswe biraryoha. Biraryoha cyane. Nicyo Paul yabwira Abefeso igice cya mbere abavuga aravuga ngo nk'uko Imana mwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, ariko nikanashaka kuvuga nk'uko yadutoranirije muri we, muri Kristo. Muri we ako wigasimbuka muri we, muri Kristo, muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza n'ubushake bwayo. Urugero nashaka kuvuga kugira abantu babyumve neza, tutagira abo dusigara. Cyo tuvuze gutoranwa, ibyo Imana yatoranije n'icyo Imana yakoze ni nko kujya kugura imodoka nshyashya, Lamborghini nshyashya muri message zo Cybertruck. Ntago watinyuka ngo ufate Cybertruck ya Elon uguze miliyoni 150 200 uyishyire mu muhanda. Oya ntago mu mutima uvuga bati ngewe iyi modoka nzagenda nyikubite ku mukingo. Oya ntago abingambirira, ariko uragenda ukishyura amafaranga ya assurance. Ntabwo ubugambiriye, ntabwo iki kintu kimwe neza, ntabwo Imana ateganya ko umuntu azagenda agakora icyaha, ntabwo yari bigambiriye, ariko bitewe yuko yagaramye itangika amenyereza bati n'igihe bigenze agize gutya agakora icyaha, the price is there. Assurance none iyi assurance nayo kugira ngo igira agaciro kuri twebwe, nicyo kintu twashatse ko tugomba gutindaho muri election kugira assurance ibashe kugeraho. Ntabwo assurance ihita iza ku bantu bari bose, kugira iyo assurance urayakira, mu cyongereza you respond, urayakira uyakirije ikintu cyitwa iki kwizera, yakiza kwizera. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ikibazo cya nyuma nsigaranye ari nacyo tugiye gusorezaho rwose tugasenga Imana tukayishimira ni iki ngiki. Ndakibaza Evangeliste Bonheur, ndamubaza bitatu, bibiri aransubiza yego cyangwa hoya. Njyewe narakijijwe, agakiza kanjye nakagizemo uruhare. Agakiza kawe kugira ngo nkizwe nabigizemo uruhare? Oya, ntabwo nabigizemo uruhare. None ko mfite impungenge ko nimvuga ko njyewe nizeye Yesu, Sebazungu yanze kwizera niyo mpamvu adakijijwe, Bonheur yanze kwizera niyo mpamvu adakijijwe, njyewe nizeye Yesu ndakizwa. Mfite ubwoba ko Imana iri bumbone nk'umuntu ushyize uruhare mu gukizwa kwanjye, kandi mvuze ukuri koko nta ruhare mfite mu kuba narakijijwe. None umutima wanjye untera impungenge ko nimvuga ngo narizeye uyu mpamvu adakijijwe nuko atizeye n'akazi ke, n'uyu mpamvu nuko atizeye, ndaba mvuze ngo nagize uruhare mu gukizwa kwanjye. Uhumuriza umutima wanjye ute umbwira gutyo? Kanguhe urugero shusho kugira ngo yumvikane neza. Nta kibazo. Urabona, reka dusapoze nk'ubu twiriwe muri class. Yego. Then niriwe mpagaze. Uhagaze. My brother Sebazungu araje namwe atriko. Yego. Icara uraruhuka. Icara uraruhuka. Sibyo? Yego. Icara uraruhuka. Njyewe Bonheur. Yego. Kubera ko ndarushye pe. Yego. Ariko ibyo bintu rwose kwicara kuruhura. Yego. Ndicaye koko ndaruhutse. Yego. Nico rero tuba tuvuga iyo tuba twizera. Yego. Kwizera. Yego. Data we yadukunze urukundo rushoboka, kuvuga ngo aringaniza byose yarabiringanije nkuko mubare maze kubivuga. Yego. Rwose noneho twebwe adusaba kugira uti kubyakira tukaruhuka. Yego. ngira ngo uri kubyumva. Ndimo ndabyumva. Uwo mutima ni wadushakamo. Yego. Kubera byatewe n'iki? Tuvuga ku kintu bita urukundo. Yego. Urukundo ubundi rukundo ruzima ntago ari rw'agahato. Yego. Iki kintu noneho rero ikintu kinezeza buri uvuga inkuru yakubaye, iyo uvuga ibyirato iyo uvuga ibyirato ko barabyumva. Ibyirato ni ibintu nanjye nyine nagezemo nkabyumva neza. Iyo muri yo nyitanga ngo niwizera urakira,
ntabwo ari uko nakoze bonere gusa ahubwo kuko nabonye uburuhukiro muri yo, yego nabonye urukundo Imana yankoze kumamisha urukundo rw'Imana ndarwemerera ndakira. Haleluya. Nanjye rero naho ngaho magana akabwira umuntu ngo izerukire icara uruhuke. Yego. Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha rwose. Atubwiye ko nta ruhare yabigizemo kuko ntiwakwirata ko wakiri ikintu uba wakoze byose kugira ngo ukibone n'ubukikuzaniye. Turimo dusoza Evangeliste Jacques, hari icyo wongeraho? Cyo navuga ni kimwe nuko niyo mpamvu inkuru nziza nyine y'agakiza ari inkuru nziza. Ni inkuru nziza, ni inkuru nziza nyine, ni inkuru nziza. Ko cyari inkuru nziza. Niyo mpamvu iki kimenye no kubwiriza biroro. Yego. Ni nko kujya kubwira abantu ati nimuze hano. Ni nko gufata mu mijyi itandukanye y'isi muri ibibazo by'amazu abantu baba bacumbitse badatanaho. Ni nko kuguha kugenda kwamamaza ati nimuze hano hari inzu z'ubuntu, hari inzu z'ubuntu. Ni inkuru nziza iriya. Rwose nta muntu waza ngo areke kwakira iyo nkuru nziza yuko hari inzu, ariko uwo muntu ntatura muri iyo nzu ntabwo bivuze ngo hari icyo agize gute, hari icyo yakoze, hari uwakoze, ariko kubw'ubushake bw'umuntu ntati njyebye nta nubwo mbijya gute. Rero icyo navuga nsoza ni kimwe, iyi ni inkuru nziza tubabwira. Umwami wacu yarabambwe yisuye ikiguzi, yisuye ikiguzi cy'ibyaha byacu kugira ngo nitumureba nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti abarembye bakayireba bagakira uburibwe bakabazima, niko na Kristo yatumanitse kugira nitumureba tukamanga amaso tukamwizera tubone ubugingo buhoraho. Rero ndimo ndahamagarira kwakira inkuru nziza y'agakiza. Kristo aracyagutegereje, Kristo aracyagutegereje. Murakoze. Aha, murakoze cyane mwese. Hari icyo wongeraho? Hari akantu kamwe konyine. Yego. Hari indirimbo ndi gukunda ivuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise twabwirijwe n'Uwiteka, twahishuriwe n'Uwiteka. Ngo ubu nibwo butumwa twumvise ngo nuko muri yo ngo ari umucyo. Ngo kandi uwo mucyo nyine uwugenderamo ntazayoba inzira. Amen. Amen. Muzayumve indirimbo nziza ya Healing, manza kuko ndumuririmbo ndakuririmba kwivuga amagambo birangura, ariko nakunze ubwo butumwa bwiza burimo. Natwe iyi ni inkuru nziza twizeye rwose iradukiza. Dukubitana na Yesu yo atumena imitima, atugirira neza, aduha ubuzima bushya. Ntago wakumva uko twari babi, ntago wakumva uko twagenderaga mu mwijima uteye ubwoba, ariko tumenya inkuru nziza yuko hari umuntu wanesheje umwijima arawutsinda, awivuga hejuru kubw'umusaraba. Ndiko nuza Paul yanditse mu Wakosai niho turi kwiga, arawivuga kubw'umusaraba atangaza iyo ntsinzi, ayitangariza abera. Natwe rero tugize umugisha ni ubuntu bwiwe gusa. Yego. Turayishirirwa iyo nkuru, natwe turakira, uwo mucyo ugera muri twebwe. Natwe rero ngo mugere mu misozi. Yego. Kuko mu misozi hari abantu batamenye iyo nkuru koko umucyo wamaze gutsinda umwijima directly, ibintu byaramenyekanye. Ari Esperance maze imisizamo ngo byaramenyekanye inkuru abaye Kimomo, Yesu yaratsinze. Yego. Rero agusaba iki? Ese wakomanga ku mutima wawe? Yego. Nta kundi nukumva ino nkuru nziza ubutumwa bwiza bwiwe. Bakomanga wakemeruka mwakira akaza mukabana agahindura ubuzima bwawe. Imana ibaho umugisha. Amen. Aha, turasoje rero. Nshimiye Evangeliste Jacques, wakoze. Imana iguhe umugisha. Evangeliste Bonheur, Imana ibaho umugisha cyane. Dusoje rero tuvuga dutya, abantu b'Imana bizeye Yesu tugakizwa tukavuka ubwa kabiri. Rwose dukwiriye kuva muri iki cyiciro cyo kumva ko hari abantu Imana yatoranirije agakiza kera cyane. Umuvandimwe yabisobanuye neza ko twese twatoranijwe muri Kristo Yesu. Bibiliya ivuze gutoranywa, yes bivuze gutoranywa, ariko ku isi yose muri Kristo Yesu. Dusoje rero tubashimira, n'ibindi byanditswe byose biri muri Bibiliya. Imana ibaho umugisha cyane. Dushimye Yesu wabanye natwe, kandi turasenga ngo abantu batarayishurirwa ubutumwa bwiza rwose nta kindi Yesu agusaba n'ibyaba bose bavugaga, kandi wewe wizeye si umurimo wundi twavuga wagize mu gukira kwawe. Niyo mpamvu wowe utarizera nawe ukwiriye kwizera rwose, kuko ari Imana igushakaho. Kadusoze dushima Imana rero. Mwami Yesu uri mwiza cyane, uduhaye uyu mwanya ngo tuganire. Abakera nicyo baturushaga, baricaraga bakungurana mu byanditswe. Dusenze mu izina rya Yesu, guhera kuri twe batatu kugera ku bantu amagana menshi n'ibihumbi byinshi na benshi cyane bazumva ubu butumwa bwiza.
bazumva iki Mana we, kiganiro Mana we, mu Mana izina we, rya Mana we. Kristo, imitima yose ifatwe nawe guhera ubu nonaha, ifatwe nawe guhera igihe bazumvira iki kiganiro. Mwami Imana yacu, dusobanukirwe rwose, amaso yacu ahumuke, maze tubwirize ubutumwa bwiza, abandi natwe tubwakire maze dukire. Ushimwe ku bw'aka kanya mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen.